Mwiriwe neza mwese abakurikiye Royal TV, mwahisemo neza kubana natwe n'umwanya w'amakuru arambuye, amakuru yo kuri amanywa agiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuva ku munsi w'ejo, Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari mu Buhinde aho yitabiriye inama mpuzamahanga yiswe Vibrant Gujarat Global Summit. Umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa waraye ugejejwe i Kigali, aho umuryango we bavuga ko agiye gutangira ikiriyo kigomba kumara icyumweru. Makuru arebana n'uburezi, ku munsi w'ejo kwa mbere Minisiteri y'Uburezi yatangaje amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange. Muri aya makuru turaza kugaruka kuri Christian Ngutete, umwe mu bana baje imbere mu bashoje amashuri abanza. Nirihe banga yakoresheje turugarukaho muri aya makuru. Hanze y'u Rwanda, mu Burundi, umushinjacyaha mukuru ku munsi w'ejo yatangaje ko abantu batandatu batawe muri yombi bakurikiranweho uruhare mu bwicanyi bwakorewe Emmanuel Niyonkuru wahoze ari Minisitiri w'Ibidukikije. Ikaze ku makuru ku buryo burambuye, na makuru mugiye kugezwaho nanjye Innocent Muvunyi. Aya makuru kimwe n'ibindi biganiro byose Royal TV ibageza mushobora kubikurikira munyuze kuri internet kuri wa3.royaltv.rw. Duhere kuri inkuru irebana n'umukuru w'igihugu. Kuva ku munsi w'ejo, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangiye uruzinduko mu Buhinde aho yitabiriye inama mpuzamahanga yiswe Vibrant Gujarat Global Summit igiye guterana ku nshuro ya 8 mu Buhinde. Biteganyijwe ko Perezida Kagame aza gutanga ikiganiro ku ishoramari mu Rwanda muri iyi nama, ndetse hakaba yanamaje kubana na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde. Fiston Felix Habineza harakomeza. Ibiro by'umukuru w'igihugu byatangaje ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriwe na bamwe mu bayobozi bakomeye mu Buhinde. Iyi nama yitabiriwe n'umukuru w'igihugu irahuriza hamwe abanyapolitike, abanyenganda, abashakashatsi n'abandi bafite aho bahuriye n'iterambere ry'ubukungu ku isi yose. Muri iyi nama bazigira hamwe iterambere ry'ubukungu rijyanye n'iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage. Birashoboka ko uruzinduko rwafasha u Rwanda kwifashisha Ubuhinde mu kuzamura urwego rw'inganda, mu gihe ubundi Ubuhinde buri mu bihugu byateye imbere muri uru rwego, cyane cyane mu nganda zikora ibijyanye n'ikoranabuhanga. Ubusanzwe abashoramari b'Abahinde bakunze gushora imari mu Rwanda, cyane cyane mu bikorwa by'ikoranabuhanga n'ubuvuzi ndetse n'ubucuruzi buciriritse. Iyi nama iba kabiri mu mwaka, ni ku nshuro ya 8 ibaye. Mu bandi banyacyubahiro bayitabiriye harimo abakuru b'ibihugu batumiwe barimo na Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta. Biteganyijwe ko iyi nama yatangiye kuri uyu wa mbere izarangira tariki ya 13 uku kwezi. Felix Habineza urakoze kuri iyo nkuru. Ku gicamunsi cyo umunsi w'ejo kwa mbere, umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wagejejwe i Kigali nyuma yaho urukiko rwo muri leta ya Virginia muri leta zunze ubumwe za Amerika rwemeje ko utabarizwa mu Rwanda. Umwe mu bagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yabwiye umunyamakuru wacu ko hagiye kuba ikiriyo cy'icyumweru mbere yuko umwami atabarizwa, cyo kora nta tariki azatabarizwaho yatangajwe. Umuryango wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wemeza ko leta y'u Rwanda yagize uruhare mu buryo bwo gufasha kuzana umugogo w'umwami mu Rwanda. Umunyamakuru wacu Tito Dusabirema yakurikiranye urugendo rw'umugogo w'umwami maze adutegurira inkuru ikurikira. Mu gisa n'ibanga rikomeye ahagana mu masaa 8 z'amanywa nibwo byamenyekanye ko umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wageze mu Rwanda ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe. Aya makuru yaje kwemezwa na Dr. Rutijanwa Medali, umwe mu bagize umuryango wa Kigeli wa gatanu. By'umwihariko uyu akaba yaramubereye se wabo. Nibyo koko twabakiriye umugogo w'umwami uyu munsi i Kigali ku kibuga cy'indege saa 8. Hanyuma twamuherekeje aza mu buruhukiro, noneho turagaruka dukora inama ya komite y'umuryango. Iyi nama ya bamwe mu bagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yakurikiye umuhango wo kumusezera. Yemeje ko agomba kuba ikiriyo cy'icyumweru kikabera imwima ya Nyanza, aho umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yimiye ingoma. Twemeje ko ikiriyo gitangira ejo, kikazakorwa muri iki cyumweru, noneho kikazabera i Nyanza niho kizabera. Noneho nyuma y'icyo kiriyo hazaba itabazwa ry'umugogo w'umwami i Nyanza imwima. Cyakora nta tariki ntakuka abagize umuryango w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa bemeje ko umugogo we ugomba gutabarizwaho kubera impamvu Dr. Rutijanwa Medali akomeza asobanura. Itariki ntabwo twayigennye,
kubera ko hari ababyeyi dutegereje, ababyeyi bakomeye bafitanye n'umwami isano yo hafi. Turabategereje, igihe bazazira nicyo kizaduha igihe cyo gutabaza umugogo w'umwami. Igisa n'igikomeye mu rugendo rw'umugogo w'umwami kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera i Kigali nuko ngo Leta y'u Rwanda yabigizemo uruhare. Abagize umuryango wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa barabyemeza. Leta irafasha, yatubwiye kuva kera n'ubu irabivuga iti ibyo mukenera byose bisobanutse byumvikanaho. Leta irafasha kuri icyo kibazo kuko rwose nko kumuzana sugira ngo nitwe twatanze amafaranga yo kumuzana, kugira ngo biroroshye gufata indege n'umurambo n'umugogo w'umwami ntabwo byoroshye. Icyo ni urugero rumwe. Urumva Leta rero yarabyiyemeje irabikora, itera inkunga. Abagize umuryango wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa kandi bemeza ko nta mihango yihariye izakorerwa umwami mu gihe kitabarizwa ry'umugogo we. Ngibyo bemeranijweho nk'umuryango ngo nuko umugogo we uzakorerwa imihango ya gikristo kuko nawe asanzwe ari umukristo. Ubundi umwami ni umunyarwanda ariko ni n'umukristo. Hazubahirizwa imihango ya gikristo kandi ni gatolika. Tariki enye z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo umucamanza wo mu rukiko rwo muri Leta ya Virginia yemeje bidasubirwaho ko umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ugomba gutabarizwa mu Rwanda. Ni nyuma yaho abari bashyigikiye ko atabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babuze ibimenyetso byerekana ko umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yasize avuze ko agomba gutabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko babivugaga. Tito Gisabirema, Royal TV. Tito Dusabirema turagushimiye. Tugenda no makuru arebana n'uburezi. Ku munsi w'ejo Minisiteri y'Uburezi yatangaje amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange tronc commun. Iyi minisiteri ivuga ko muri rusange abanyeshuri batsinze ku gipimo cyo hejuru ugereranyije n'umwaka washize. Debi Console Iradukunda hafite inkuru irambuye. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko umubare w'abana b'abakobwa batsinze ibizamini bisoza amashuri abanza n'ay'icyiciro rusange muri uyu mwaka wazamutse, bitandukanye n'uko byakorwaga mbere aho abahungu n'abakobwa babaga bafite amanota atandukanye bafatiraho. Mu mwaka w'amashuri ushize ngo siko byagenze kuko hatigeze habaho kudohora ku bana b'abakobwa. Uyu ni umunyamabanga wa Leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri Mineduc, Isaac Munyakazi. Higeze habaho gutoranya abana b'abahungu n'abakobwa ngo hagire abafatirwa ku inota, cyane cyane ko ibyo byiswe gufatira ku nota rito ku bana b'abakobwa byajyanaga no kubaha imyanya mu bigo, aho bavuga ati bigo dufite byakira abakobwa birasaba ko dufatira ku nota runaka rituma wa mubare dukeneye kujyanayo tugeraho. Ntabwo byari byo kuvuga ngo inota umwana w'umukobwa yafatiwe ku inota ritoya ugereranyije n'umuhungu. So uyu mubare rero twababwiye w'abatsinze uragaragaza abana batsinze muri rusange, kandi amanota yafatiwe n'ariya yaba ku muhungu cyangwa ku mukobwa. Imibare itangwa na Minisiteri y'Uburezi igaragaza ko muri rusange abana bari ku kigero cya 84.8% bari batsinze umwaka wari wabanje, bakaza kugera kuri 85.4% mu mashuri abanza. Naho mu cyiciro rusange umubare w'abatsinze ibizamini wavuye kuri 87.24% ugera kuri 89%. Abanyeshuri baje imbere mu gutsinda ibizamini bisoza amashuri abanza ni Rubayiza Ngutete Krista ndetse na Manzi Aime Preze mu mashuri abanza, naho mu bizami bisoza ibyiciro rusange ni Mico Soster ndetse na Mugisha Aime Césaire. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko abo bana batangira gushyirwa mu myanya kugira ngo bamenye ibigo bazigaho n'ababyeyi babone umwanya wo kwitegura. Muri iki cyumweru, mbere yo ku cyumweru, turaba twabashyize mu myanya, bose mu mashuri biga bataha nayo biga ba mu bigo bacumbitse, buryo nta mwana n'umwe muri aba utazahabwa ikigo. Kuwa mbere hakoreshejwe bwa buryo nanone baza gukoresha bamenya amanota yabo, nabwo bazamenya ibigo bashyizwemo. Kuwa mbere bazaba bafite
icyumweru cyose cyo kwitegura bazi n'ibigo bazajyaho n'ibisabwa. Guhera kuri uyu wa mbere aya manota ababyeyi n'abanyeshuri barashobora kuza kuyabona hakoreshejwe uburyo bubiri burimo bw'ubutumwa bugufi aho bandika icyiciro barangije ubundi bagashyiraho akarongo mbere yo gushyiraho kode y'umwana ubundi bakohereza kuri 489 cyangwa se bagasura urubuga rwa REB bakajya ahabigenewe bagakora nk'uko tubivuze hejuru bagashyiramo nimero y'umunyeshuri n'icyiciro yigagamo. Debut Console Iradukunda, Royal TV. Iradukunda urakoze. Royal TV rero imaze kumenya ko aya manota yatangajwe yasuye umuryango wa Rubayiza Ngutete Krista wabaye uwa mbere mu basoje amashuri abanza ndetse uyu mwana yaraye anasuye Royal TV. Reka mbere yo kugaruka ku kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wacu hano muri studio tubanze duhe umwanya Uwiringiyimana Patience waganiye n'umubyeyi wa Krista akamubwira uko bateguye uyu mwana wabaye wa mbere mu gihugu cyose. Ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gatenga. Aha niho Rubayiza Ngutete Krista ndetse n'umuryango we batuye. Nyuma yuko Krista abashije guhiga abandi bana bose bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza ku rwego rw'igihugu twahisemo kubasura. Mu biganiro twagiranye na Bazirete Dorothée ari nawe mubyeyi wa Krista twibanze ku ibanga bakoresheje kugira ngo umwana wabo abashe kwesa uyu muhigo. Natangiye mubaza ingufu byabasabye. Tuvuze ngo twakoresheje imbaraga zirutiza abandi ndumva twaba dukabije. Imbaraga twarazikoresheje nibyo ariko inyinshi zabaye za Krista kuko niwe wari ufite ishyaka cyane ashaka kwiga ashaka gutsinda mu buzima bwe ubundi akunda gutsinda bashaka gutsinda kwa ma competition menshi akunda gukora ubona ashaka gutsinda. Nubwo Bazirete avuga ko umukobwa we ngari we wagize uruhare rukomeye mu kwishakamo intsinzi ariko ngo nabo nk'ababyeyi hari uruhare bagize mu kumwongerera umuhati. Uruhare navuga twagize nuko kenshi na kenshi twamutozaga gusoma yakundaga gusoma ibitabo umuntu yageragezaga kumutwara mu mabiblioteke ashoboka akagenda agasoma akiyabonesha akazana ibitabo ariko cyabaga gitangaje nuko yazanaga igitabo uyu munsi ejo kikaba yakirangije donc twari dufite ikibazo cyo guhora tumushakira ibitabo nicyo kibazo hano. Nukuvuga ngo mu mikurire yakuranye umuco wo gusoma atari bimwe bahatira abana ngo musome bakwepara n'ababyeyi we byari bimwibereyemo. We mbese niyo nkuko bavuga ngo niyo hobby we nibyo akunda gusoma cyane. Uretse gufasha umwana mu kuba yabasha kwiga burya ngo no kumukurikirana mu buzima busanzwe ukamenya ibyo akunda ukamuha umwanya wo kubyitaho ngo ni kimwe mu bimufasha kugera ku ntsinzi. Bazirete umubyeyi wa Krista arabigarukaho nk'inama aho abandi babyeyi nagira ababyeyi nuko umwana uko akura urugendo ureba uko ameze gusa umuba hafi ukamutoza nyine kwiga amasaha ntayapfusha ubusa cyane ukamuha n'umwanya wo gukina. Krista akunda gukina ntabe nanone mu ikayi gusa akaruhuka ubundi igihe cyo kwiga akiga ukamuha courage yaba natsinzwemo gake ukamuha courage kuko nawe hari igihe yabaga akoze n'amakosa ariko ukamuhwitura warangiza ukamuhana courage muhubona yasubiye inyuma gahoro. Ni kenshi usanga ababyeyi bahamya ko gushakira umwana uburyo bwo kwiga bwiyongera ku byo baba bize mu ishuri ibyo bita cours du soir aribwo buryo bufasha umunyeshuri gutsinda neza gusa kuri Krista we ngo siko byagenze. Hanyuma ibijyanye no gufasha abana kwiga amakuru du soir se mubona aricyo byafashe niba mwarabikoze kugira ngo abashe kugera kuri urwego twabonye? Amakuru du soir sinavuga ngo ni ntago ari meza ariko kuri Krista ntago yigeze agira kuri du soir na rimwe kuko yabaga afite ubushake muri we no kwigisha twabonaga atari ngombwa. Hari na murumuna we wagerageje gushaka kujya muri kuri du soir ariko tugeze aho turabireka ahubwo Krista akaba ari we umubera umwarimu kuko ari we wamwigaga imbere bakigarangiza akanamwigisha kandi performance ikagaragara akabona ko nawe arimo gutsinda. Kaye nguko rero aha turi ni wabo wa Krista ni umwana wabashe kuba uwa mbere yarushije abandi bana bose mu gihugu mu mashuri abanza akaba nyine yaje ku mwanya wa mbere. Ni Royal TV nge nitwiringiyimana Patience. Patience urakoze cyane. Rubayiza Ngutete Krista umwana w'imyaka 12 rero mwumvishe wabaye uwa mbere afite igihagararo arashabutse mbese ubona ko ari umwana udatinya. Yaraye asuye Royal TV yaganira na Vincent Nibizi kuri we ngo kuba yarabaye uwa mbere ngo byamushimishije ariko nanone ngo bisa n'ibyamutunguye. Reka dukurikire ikiganiro agace k'ikiganiro bagiranye.
bose mo barakureba. Urumva umeze gute se? Batubwiye ko ari wabaye wa mbere. Yego njyewe ndumva nishimye cyane. Yego izo nkuna zishimiye kandi ndumva njyewe numva nishimye. Yego. Hanyuma umuntu arakubonye akubonye wicaye kuri televiziyo ubu ngubu Krista akomoka hehe? Wigaga mu wakangaye ku kiye kigo? Twebwe dutuye mu Gatenga, Kicukiro mu Gatenga, nkaba nigaga ku ishuri ryitwa ya Colombière mu mwaka wa gatandatu. Mwaka wa gatandatu. Hanyuma mwari mutegereje amanota y'ibizamini mwakoze, wumvaga n'umuntu uzaba wa mbere? Ibyo ngibyo ntago nari mbyiteguye, ntago nari nzi ko nyine bishoboka, ariko nyine numvaga ko nishyiraho akete nyine mu byo nziga byose bishobora kuzashoboka, ko niga nshyizeho umwete mfite nyine chances zo kubigeraho. Yego, umuntu ashobora kuvuga ati wenda byarakugwiririye mu yindi myaka wagendaga uwa mbere, byagenze gute mu yindi myaka? Mu yindi myaka yego nageragezaga nkaba uwa mbere. Yego. Umwanya wa kure wabaye ni nko kangahe? Akabiri. Wa kabiri niwo wa kure wabaye? Yego. Primaire yose? Uri umuhanga. Hanyuma wari uri mu rugo uri gukora iki bakubwira iby'inkuru ko wabaye wa mbere? En fait ntago nari ndi mu rugo, nari ndi mu modoka nagiye guherekeza mubyara wanjye. Namuherekeje kurigenda kureba amanota ku ishuri ryaho. Yego. Noneho turi mu modoka nyine mama arampamagara. Arambwira ngo Krista genda ku kinyamakuru ngo bavuze ngo wabaye wa mbere. Ngo se ko mama uri murambeshya. Ngo mama ntago ari byo uri murambeshya. Ko nyine numvaga nyine bidashoboka sinzi. Kuko byanguyeho gutyo numvaga ubwo se birashoboka. None ntabwo wari akabyemeye? Icyo gihe igihe mama yamamagaye ntabwo nari nakabyemeye. Yego. Ndafata telefone ngenda ku kinyamakuru, ngenda kuri internet ndashaka. Urabizi se kujya kuri internet? Yego ndabizi. Warabyize mu ishuri? Yego. Yego. Yego ngenda kuri internet nari nabanje gushaka amanota yanjye. Mbona nyine nabonye amanota yanjye bya bindi bisanzwe, ntabwo nari namenye mu mwanya naje. Wabonye amanota ngahe? 5 aggregates. Yego. Yego. Noneho mpita mfata telefone mpita ngenda mbona ahantu hari handitseho ngo amakuru ngo abakobwa ngo barushije abahungu. Noneho mpita ndareba abana 10 ba mbere. Banyine ningewe wabaye wa mbere. Usanga uri wa mbere? Nsanga ndi wa mbere nyiri mu modoka ndavuga ngo wasanga ikinyamakuru kitabeshya, kitizewe, kitarimo kiratubeshya. Nyine noneho ntangira kugira ubwoba, numva ngize stress nyinshi. Noneho naha mu rugo nashye. Ngeze mu rugo barumuna banjye n'abasaza banjye baje ngo Krista ngo wabaye wa mbere. Felicitation. Ngo nitavuga ngo murimo murambeshya mureka kumbeshya. Kugeza ubu ntabwo nari nakabyemera neza. Noneho bahita banyereka ahantu byanditse mu kinyamakuru, mbona ahantu henshi. Noneho urabyemera? Mpita mbyemera nyine. Wishimye cyane? Hanyuma mu rugo bahise bagukorera iki? Mu rugo baguze nyine ikintu turarya twese. Yego bakoze nyine ibintu byinshi byabaye mu rugo. Yego. Hanyuma Krista, uyu wakoze ikizamini n'abahungu wabarushije ute? Gukora nyine biterwa nyine n'ubushake umuntu aba. Ubizi se ko abahungu barusha abakobwa? Oya. Byarahindutse? Byarahindutse. Wumva warabarushije iki? Ikintu nabarushije wasanga ari nk'ubushake bwo kuba nyine wa mbere. Yego. Kwiga nyine ufite intego. Ufite intego nyine washyize imbere yawe ukavuga ngo nzagera kuri iki ngiki.
Christa Ngutete aganira n'umunyamakuru wa Juventus Nibizi hano muri studio za Royal TV. Mukomeje gukurikira amakuru ya Royal TV, aya makuru n'ibindi biganiro byose wabikurikira unyuze kuri internet kuri wa3.royaltv.rw. Niba ushaka kureba amwe mu mafoto yo byabereye hano muri studio, jya ku mbuga nkoranyambaga harimo Twitter, Facebook ndetse no kuri Instagram, aho hose tugenda dushyiraho amafoto atandukanye. Dukomeje no mu yandi makuru, urwego rw'umuvunyi ruravuga ko mu rwego rwo guca ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo hateganywa urukiko rwihariye rushinzwe kuburanisha imanza zirebana n'ibi byaha. Umuvunyi mukuru Aloysia Cyanzayire avuga ko inkiko zisanzwe ngo ziba zifite ibyaha byinshi zikurikirana, rimwe na rimwe imanza za ruswa ntizihabwe ubwihutirwe ngo bukwiye. Ibi yavuze ku munsi w'ejo aganira n'itangazamakuru nyuma yo guhura n'abadepite. Yari ahangaha yari kumwe na mugenzi wacu Clement Uwiringiyimana. Iki gitekerezo cyo gushyiraho urukiko cyangwa se urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha imanza za ruswa ariko n'imanza z'ibyaha bimunga ubukungu mu buryo buri rusange, ni igitekerezo kiri muri politike y'igihugu yo kurwanya ruswa, ahubwo kigomba gushyirwa mu bikorwa kuko amategeko arimo aravugururwa ubu ngubu, kandi icyo gitekerezo kikaba kizajyamo. Ariko hari n'ibishoboka gukorwa na mbere y'uko itegeko rivugururwa, ni ibijyanye n'urugereko, kuko Chief Justice afite n'ubwo bubasha bwo gushyiraho urugereko rwihariye. Ntafite ububasha bwo gushyiraho urukiko, ariko urugereko rwihariye abifitiye ububasha, kandi batangiye process yo kureba uburyo byashoboka. Uburyo dosiye iterurwa ku cyaha cya ruswa ku rwego rw'umuvunyi cyangwa ku rwego rw'ubugenzacyaha bwa polisi, uko iba yumvikana n'uburemere iyo dosiye igomba kubihabwa, nibyo bigombye gukomeza kugera no ku rwego rw'inkiko. Ariko uko bimeze mu nkiko, murabizi dufite inkiko nyinshi zinahura n'ibibazo bitandukanye. Ibyaha baburanisha ni ibyaha byinshi, amadosiye baburanisha yandi atari n'ibyaha ni menshi, no mu bushinjacyaha ni kimwe. Kugira ngo za dosiye zigende zihabwe umwihariko, n'abahura nazo bazumve mu buremere bwazo, batabivanze n'ibindi byaha nabyo biremereye bagenda bahura nabyo, birasaba nyine ko hajyaho uwo mwihariko w'abacamanza babihugurirwa, bakorerwa iyo awareness, babikangurirwa kugira ngo bumve uburemere bwabyo, babihe ubwihutirwe bwa ngombwa, bigire n'uwo mwihariko nyine uko binakemurwa n'abantu babihuguriwemo, bashobora no kubikemura mu buryo bufite navuga professionalism ya ngombwa. Umuvunyi mukuru Aloysia Cyanzayire. Mu yandi makuru, polisi y'igihugu irashishikariza abanyarwanda kutishora mu kugura ibitemewe n'amategeko, kuko ngo hari igihe bagura imitungo yagenewe abaturage. Iyi polisi y'igihugu yavuze ku munsi w'ejo nyuma yaho abaturage bafashwe bagura inzitiramubu zari zigenewe abaturage bashaka inyungu zabo bwite. Olive Iragena afite inkuru irambuye. Abafatanywe izi nzitiramibu barimo abaziguze n'abazigurishije bagera kuri 4, ariko bamwe muri bo baravuga ko baziguze batazi ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Uyu muturage twise Claude yiyemerera ko yafatanywe inzitiramibu 45 wavuga ko yaguze mu mirenge 2 iherereye mu karere ka Muhanga. Jewe naziguze mirenge 2 itandukanye ya Muhanga, wa Rugendabare n'uwa Ruri. Ubwo rero je nazizanaga inanka zicuruza, narinze inango zicuruza. Kunkora ibintu bya decoration bya hazamo n'abageni bajyaga bazimbaza nkajya kuzishaka ahandi, tevuye n'uburangiye nzizana byamfasha. Nkaba nafatanywe supanete 45. Uretse uyu hari abatawe muri yombi barimo kugurisha izi nzitiramibu. Hari supanete nari nafashe tuvuga tuti tuzaziha abaturage basigaye, kuko kuri 30 habaye igikorwa cy'inama y'umutekano tutazitanze, nyuma turakomeza turazitanga. Ubwo rero ubwo yaje mu rugo kunsura, umuntu wagize ibyago nyine avuga ko hari umuntu wamubajije supanete. Ndamubwira nti ariko mfite supanete hari kandi mfite ikibazo cy'amafaranga, ntise yaguhera ngahe? Ati ni 1000. Ni muri ubwo buryo nazimuhaye. Polisi y'igihugu ivuga ko umuturage uzishora muri izi nzira zo kugura imitungo yagenewe abaturage azahanwa, kuko baba bavukije wa muturage iby'uwo mutungo wagakoze. Icyo tugendereye cyane no kumenya ngo ese izi nzitiramibu zagenewe abaturage zirakoreshwa icyo zagenewe. Icyo nicyo turebaho cyane, hanyuma mu gihe bafashwe bagashyikirizwa inzego
z'ubutabera kugira ngo ababifatiwemo bahanwe nk'uko amategeko abiteganya. Tukaba twabonera rero kubwira abaturage kwirinda kwishora muri ibikorwa byo kugura inzitiramibu nk'izi ngizi, kubera yuko iyo tumufashe ahanwa kuko bimugiraho ingaruka birumvikana, kandi noneho n'uriya muturage uba wayigurishije nawe aramutse afashwe mu by'ukuri nawe hari ibihano yahabwa kubera yuko aba yagurishije bitemewe kugurishwa. Inzitiramibu zafashwe zose hamwe ni 97. Ufatiwe muri iki cyaha akaba hanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'10. Polisi y'igihugu ikaba ivuga ko ikomeje iperereza uzafatirwa muri iki cyaha akazahanwa. Olivier Agena, Royal TV. Tuve i Kigali tujye mu karere ka Kamonyi. Bamwe mu baturage bakora mu Gakiriro ka Bishenyi mu murenge wa Runda muri aka karere ka Kamonyi baravuga ko nta bakiriya bafite, ko ngo bamara igihe kinini bicaye babuze abo bakorera. Bakaba bavuga ko bakeka ko ngo kuba begeranye n'umujyi wa Kigali ufite udukiriro duteye imbere ashobora kuba ari intandaro yo kutagurirwa, bityo bagasaba inzego rero kumenyekanisha aka gakiriro. Yazubwa akarere ka Kamonyi buvuga ko bwari bufite umuhigo wo kubaka aka gakiriro ndetse no guhugura abakajyamo, none ngo hagiye kwiyongeraho ndetse n'inshingano zo gukangurira abantu kukagana. Fulgence Hakizwera afite inkuru irambuye. Nagakiriro ubona ko karimo ibikoresho n'ibindi byinshi byifashishwa ngo abantu babone ibyo bakeneye, yaba ibituruka ku mbaho cyangwa ibiva mu gusudira. Ariko abakoreramo barataka bavuga ko nta bakiriya babona. Bavuga ko byinshi bakeka ko byaba bituma hatitabirirwa ku rugero rushimishije, harimo kuba hegeranye na Kigali ifite udukiriro tumaze igihe dukora, abatinya imisoro bakanga kudukoreramo n'ibindi. Mbogamizi za mbere nyine ni ikibazo cy'abakiriya bakiri bakeya, kuko abantu benshi baracyumva yuko agakiriro ka Gisozi ariko kagira ibikoresho byose bihagije, kagira imbaho nyinshi, kagira amamashini, ku buryo abantu ntabwo baramenyera kuza mu gakiriro ka Bishenyi cyane. Ntabwo abantu barumva neza agakiriro, abantu baracyafite ubwoba ngo wenda iyo baje mu dukiriro barasora menshi, kandi umuntu asora akurikije amafaranga yinjije, nta usora amafaranga atinjije. Abakiriya urebye ntago bitewe n'abantu tubasha gukora aha ngaha, ntago abakiriya bari baduhaza kubera ko dutuye hafi ya Kigali. Abantu benshi baracyajya i Kigali bazi ko ari ibintu byinshi byiza biri. Aba baturage bavuga ko igihe cyabo cyose atari ko bagikoresha, ngo kuko bamara umwanya bategereje abo bakorera. Gusa ngo bagenda babona umwe umwe ariho bahera basaba gukorerwa ubuvugizi ngo aka gakiriro kabashe kumenyekana, kuko ngo byinshi biboneka i Kigali ngo bikorerwa no muri aka gakiriro k'akarere ka Kamonyi. Ubu ngubu ntago tumara amasaha yose ducuruza. Ubu nguye ngurugero no kuva Musanze ndimo gukora, ariko akazi naye ndimo gukora karasa n'akarangiye. Ubu nshobora kumara andi masaha 3 nicaye, ariko mfite icyizere wenda ko nka nyuma ya saa sita ashobora kugira unduza gutyo. Ntabwo amasaha yose tuyakoresha, ariko uko byari bimeze mbere siko bikimeze. Ubuyobozi bw'aka karere ka Kamonyi aka gakiriro gaherereyemo bwizeza aba baturage kukamenyekanisha, cyane ko ngo benshi batahise bakitabira bitewe n'uko intangiriro ngo igora. Ariko kuba aka karere kari gafite umuhigo wo guhugura abagakoreramo ngo gafashe n'undi wo kukamenyekanisha, ku buryo ngo hari icyizere ko mu gihe gito kazaba kamaze kwitabirwa. Udahemuka Aimable ni umuyobozi w'aka karere ka Kamonyi. Kari agakiriro ubundi mu muhigo dutangira guhiga agakiriro kwari ugutraininga cyangwa se guhugura abantu bagomba kukajyamo. Agakiriro rero kugeza ubu ngubu mobilisation duhereye ku mirenge yegereye kari agakiriro rero Gacurabwenge, Rugarika na Runda karimo, ndetse tuzakomeza no gukora mobilisation mu yindi mirenge. Turakangurira abantu gusohoka mu ngo bakazajya gukorera muri kari agakiriro, kandi urabizi ko abantu babanza ku mpinduka, abantu babanza gusa n'abananirana. Uko rero bagenda bazamo ari umuntu ku giti cye ari n'amakoperative, kari agakiriro tuzakomeza iyo mobilisation nk'uko wari umuhigo wo gutraininga bakajyamo, ugiye no kuba umuhigo kugira ngo kanaguke.
udukiriro ni umuhigo wa buri karere mu guteza imbere ubumenyi ngiro hahangwa imirimo ibyara inyungu kandi idashingiye hanini ku buhinzi. Ariko hakunze kugaragara amajwi y'abavuga ko batabona abaguzi bigatuma baseta ibirenge mu kudukoreramo. Inzego z'ubuyobozi zitanga icyizere cy'uko utu dukiriro tuzamenyerwa kandi tukabyara inyungu ikwiriye. Ikibazo ngo nuko intangiriro akenshi igorana. Fulgence Yakizwera, Royal TV mu karere ka Kamonyi. Reka mukanya tuze tureba n'amakuru avugwa hanze y'u Rwanda. Turajya mu Burundi ndetse no muri Kenya mu ntangiriro z'uyu mwaka havuzwe inzovu yabazwe n'abaturage ariko bakaza kurwanira inyama zayo. Ibi byose turega ko ku buryo burambuye nyuma yo gutumikira badutumye. Ntimujye kure. Coca-Cola yabazaniye agashya. Noneho urasanga ku macupa amazina yanyu n'ubutumwa bwihariye kugira ngo murusheho kwishimana n'inshuti n'imiryango yanyu. Ukeneye kugira ubumenyi bujyanye n'icyerekezo. Umuryango w'ababyeyi apejerwa ufite amashuri yigisha imyuga aherereye mu karere ka Ruhango. Hari Lycée de Ruhango Ikirezi ifite amashami ya Hotellerie et Cuisine A2, Construction A2, Comptabilité A2 na Tourisme A2. Hari n'ishuri ry'imyuga Emeru Intwari rifite amashami akurikira: Mécanique automobile level 1 and 2, Construction level 1 and 2, Coiffure esthétique level 1 na Couture moderne level 1. Aya mashuri yombi afite amacumbi y'abahungu ndetse n'ay'abakobwa. Hello? Hello, my boy. Daddy! Where are you? I'm in London. Did you sleep well last night? Yes, I did. I didn't even get nightmares. How did you get there? I flew here on a really big airplane. Oh, okay. Mom bought me some new crayons. Oh, so that means you are going to be extra good at school, right? Yes, I drew a purple dragon today. Okay. And I bumped my toe. Ouch. Did it hurt? Yeah, but I still scored 2 goals. I sent you a video. Ah, that's my boy. Are you bringing me a present? Of course I am. So make sure you do your homework, huh? Really? Really. Like really? Really, really. Okay. Okay, my boy. I'll be home tomorrow. Daddy loves you. Love you too, Daddy. Sleep tight. Bye. And don't forget my presents. Introducing MTN Hello World. Stay connected with simple and affordable roaming rates. Erega nawe wamera neza ugahashya ubushomeri. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyi ngiro WDA gifatanyije n'umushinga SDP ukorera muri icyo kigo barashishikariza abanyarwanda n'abanyarwandakazi kugana amashuri y'imyuga kuko azabafasha gutsinda ubushomeri kubera ubumenyi bufite ireme bazahakura. Mwiga imyuga mubashe guteganyiriza ejo hazaza heza. Ubu butumwa mubugejejweho na WDA itewe inkunga na World Bank. Reka aya makuru avugwa hanze y'u Rwanda tuyare mu gihugu cya Kenya havugwa inkuru twavuga ko idasanzwe
mu ntangiriro z'uyu mwaka abaturage batuye mu gace ka Malikumi nari mu ntara ya Meru bashimishijwe bikomeye no kubona akaboga cyangwa inyama ku mafunguro yaba mu buryo batateganyaga. Mu byishimo bidasanzwe abaturage bagabagabanye inyama z'inyamaswa y'inzovu yarashwe n'abashinzwe kurinda parike ubwo inzovu yatorokaga ikinjira mu baturage. Ariko nanone nubwo byari byishimo izi nyama barazirwaniye. Felix Habineza harakomeza. Aba baturage basekewe n'Imana ubwo yabahaga iminsi mikuru bakongera kurya akaboga batagaherukaga. Aka kaboga abaturage barwanira gutya bagakuye ku nzovu yarashe ubwo yari yaje kona imyaka yabo. Akamenyero ni kabi. Iyi nzovu na ngenzi zayo ngo zari zikunze kuza konera abaturage ndetse zateje inzara abahinzi bo muri aka gace. Mimi naitwa Stanley Mwirigi kutoka kwangu kuenda kukuja hapa. Njyewe nitwa Stanley Mwirigi. Kuva iwanjye kugera hano biciye inzovu ni nko mu kilometero kimwe. Muri aka gace dutuyemo abayobozi baradutereranye kabisa. Abayobozi bibanze ndetse n'abadepite. Iwacu nta gisigayeyo na busa mu mirima inzovu zangiza imyaka. Yewe inzara itumereye nabi. Si n'inzara gusa. Abana bo bahagaritse n'amashuri batinyiza inzovu kuko zasenye uruzitiro. Dore n'ubu hari umuntu batemye hano ari kurwanira inyama. Ndovu sasa zimekata waya tena. Sasa hata hii mkiona hii watu wote hata kuna mtu mmoja amekatwa saa hii akinyang'anyana nyama. Usibye uyu kandi ngo hari n'abandi yari yarateje ikibazo gikomeye kuko nabo zari zarabajujubije. Ndovu zimetusumbua sana asubuhi. Yewe inzovu ni nyinshi muri kano gace. Rwose zitubuza kujya kwiga dore nk'ubu uyu munsi nahuye n'inzovu ebyiri. Niruka nsubira mu rugo ndiryamira. Dore imwe ngiyi bayirashe. Ziratubangamiye. Bado hadi saa hii. Kwa majina naitwa Beatrice Kanya, nasoma shule ya Metoni. Nitwa Beatrice Kanya, niga ku ishuri rya Metoni. Ni hafi y'aho izi nzovu ziba. Izi nzovu ziratoroka kuko uruzitiro zararusenye, yewe binatuma n'abana benshi batinya kujya ku mashuri. Ahubwo turasaba ubufasha rwose kuko ababyeyi bacu baratubuza ngo tudahura nazo. Na usiku zinatusumbua sana. Juu hata ng'ombe zetu zinatoroka kuona hizo vitu, zinatoroka tunashinda kutafuta huko kote na hatuzipati. Asante. Iyi nzovu nayo yari yaje kona nk'uko bisanzwe maze barayirasa nuko abaturage nabo bitwaza imihoro ngo bayibage ariko ntibyabakundira maze bitabaza ibyuma kabuhariwe barayigabangana biratinda. Amazi yuzuye akanwa kuri bamwe babonye igaramye umugani wa babandi nuko mu kuyibaga barayirwanira biratinda bamwe baratemana ku buryo hari abakomerekeye muri uku kubaga iyi nzovu. Kuba amaso yamerwe kuri aba baturage yaberetse ko izi nyama ari nkeya ntibyabuje ko inzovu yo iba nini kurushaho kuko kuyiterura byasabye ibimodoka kabuhariwe ubundi biterura ibintu biremereye cyane. Nyuma yo kuzitera imirwi bakazigabana bategereje ko zigera mu nkono ngo bazishyire ku isahane nyuma zijye mu gifu bazitahanye ku mamoto abandi bataha bazikoreye ari nako baziririmbira. Fiston Felix Habineza, Royalty. Uko niko byari bifashe mu gihugu cya Kenya abaturage barimo kurwanira inyama z'inzovu. Reka tuve muri Kenya tujye no mu gihugu cy'u Burundi aho ku munsi w'ejo umushinjacyaha mukuru yatangaje ko abantu 6 batawe muri yombi bakurikiranwa kugira uruhare mu bwicanyi bwakorewe Emmanuel Niyonkuru wahoze ari minisitiri w'ibidukikije. Uyu Emmanuel yishwe mu ijoro rishyira ku itariki ya mbere ubwo yari mu modoka. Umugore we hari mu wahise batabwa muri yombi akekwaho kuba yari inyuma y'urupfu rw'umugabo we ko ngo ari we bari kumwe mu modoka. Iperereza n'ubu racyakomeje kuko ubutegetsi bwijeje guhana wagize uruhare mu icwa ry'umuyobozi wiyongereye ku bandi bakomeje kwicwa n'abantu batazwi kuva ubwo Burundi bwinjiraga mu mvuru zishingiye kuri politike hari mu ntangiriro z'umwaka wa 2015 ubwo Perezida Pierre Nkurunziza yatangazaga ko aziyamamariza manda ya gatatu itaravuzweho rumwe. Turimo kugenda tugana ku musozo w'aya makuru, niba tutatangiranye reka nkunyururemo ingingo nkuru twibanzeho. Muri aya makuru twabwiye ko kuva ku munsi w'ejo Perezida wa Repubulika Paul Kagame ari mu Buhinde aho yitabiriye inama mpuzamahanga yiswe Vibrant Gujarat Global Summit.
Muri amakuru kandi twagarutse ku nkurebana n'umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa warayugejejwe i Kigali, aho umuryango we mwumvise ko bavuga ko hagiye gutangira ikiriyo kigomba kumara icyumweru. Ku munsi w'ejo Minisiteri y'Uburezi yatangaje amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange. Twagarutse ku buhamya bw'umwe mu banyeshuri watsinze ibizamini bya leta, ni Christian Ngutete, yaje imbere mu banyeshuri basoza ibizamini basoza amashuri abanza. Mu Burundi ho tumaze kubabwira ko umushinjacyaha mukuru yatangaje ko abantu 6 batawe muri yombi bakurikiranyweho kugira uruhare mu rupfu rwa Emmanuel Niyonkuru wahoze ari minisitiri w'ibidukikije. Mu izina ry'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Royal TV na Royal FM ndetse na equipe technique baba badufashije ngo amakuru abagereho anoze, ndabashimira ko mudahema kubana natwe. Murakomeza mukurikira ibiganiro bitandukanye bya Royal TV, haba gukurikira mu buryo busanzwe cyangwa se kuri internet kuri wa@royaltv.rw. Nge ndi Innocent Muvunyi, ndi gahunda y'amakuru ni saa 9 mu buryo buvunaguye. Saa 8 n'igice haraza kuba amakuru ku buryo burambuye.